muri makero ntavuze byinshi. Yesu mwumva hano yankwe mwumve ko akomeye, mwirinde gusubira inyuma no gusambana kuko nta kiza kigize gute kiriyo. Ndangije amafaranga ndayamwambura, nawe arangije nanga kumuha imyenda, ubwo yarabunuje nanjye ngewe nageze mu rugo namaze kwambara kandi kubwo nanjye nitse nambaye ubusa. Ndangije muzanira imyenda arambara, amafaranga ndayatwara. Ndashimira Yesu wankuye mu busamba kankura mu busambanyi. Turagushuhuje inshuti mukunzi w'impambanya TV, amahoro y'Imana abane nawe. Ndahamya ndizera ko aho uri hose umwami akomeze kubarinda. Hanyuma rero nkuko mubibona imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa, reka dutangire tumuha ikaze ubundi tumusabe ko yasuhuza abadukurikiye. Haleluya, amen. Mana y'amahoro nishimwe, kandi Imana y'amahoro nibagirire neza abaduteze amatwi bose n'abazatubona bose, tubasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Wanabibwira n'amazina yawe bakakumenya? Nitwa Maniraguha Yvonne, ndi umubyeyi w'abana batatu, ndi umugenzi ujya mu ijuru, nsengera mu itorero rya ADPR, nkunda Imana. Imana yankoreye ibikomeye, ndayikunda kandi nawe nzi ko nkunda n'abantu bayo. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Yego, murakoze rero nshuti, mutwemerere dutangire dusenga Imana kugira ngo ibyo tuvuga byose hate kuba ari ku bwacu, ahubwo tubikore ubwiza bw'Imana cyangwa imbaraga z'Imana zigaragare muri iki kiganiro. Mana, turagushimiye kuko uri Imana ishoboye byose. Tunejejwe n'uyu mwanya mwiza duhaye, izina ryawe rihabwe icubahiro. Turagusabye mwami Imana yacu kugira ngo muri iki kiganiro uze ubane natwe, kandi n'abazacyumva mwami Imana yacu kizagiraho kibavana. Mwuka wera azahereza umugisha ku muntu wese uzumva iki kiganiro. Mwami Imana yacu, ubwami bwawe bukomeze kwaguka ku isi yose. Urakoze ngo bana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma rero Yvonne, twifuje kugira ngo uyu munsi uduhereze ubuhamya bwawe. Tangira utwibwira mu by'ukuri Yvonne ninde, kugira ngo n'udukurikiye abashe kukumenya. Watubwiye ngo urubatse, birumvikana ko ufite umutwari. Icyo ntabwo turi bugitindeho, ragerageza kureba muri kamera hariya imbere. Hanyuma rero twifuza kugira ngo duhereze ubuhamya. Ntabwo ndi buze kuza mfata umwanya munini kuko abantu benshi badusabye ko twagusura ukaduhereza ubuhamya bwawe. Ndashimira Yesu, ni umugabo ukomeye kandi ufite imbaraga. Nabayeho ndi imfubyi, ariko ntungurwa no kubona mbaye indaya. Nabaye indaya, ndagenda mu musinzi, ndagenda ntumutwe mba nk'umusazi, urumogi ruranyica rurambata. Ariko Yesu ndamushimira, ahageze amateka ajya ahinduka, amaze kungeraho, amaze kumbohora, amaze kunkuraho imigozi. Ndamushimiye, yarakoze. Amateka rumwumvise niyo Yesu yankuye mu buraya amazemo imyaka 10. Uyu munsi ndamushimira, ni umwami. Yego. Reka duse n'abasubira inyuma gatoya mbere yuko uyinjira muri ako kazi. Tubwire Yvonne, utwereke ishusho yiwe yari uwuhe? Mbere yuko ninjira muri ako kazi. Yego. Mbere yuko ninjira muri ako kazi nari umwana, navutse ndi imfubyi, nyura mu buzima bukomeye bugoye. Ariko nyuma yaho nza gusama inda y'umwana w'umukobwa. Maze kuyisama umugabo arampakana, nari mfite imyaka 18. Ndangije ndamubyara, kugeza n'uyu munsi umwana ntigeze abona se. Ariko icyo nshimira Imana nuko yampaye agakiza. Nubwo buzima naciyemo mbere yuko mbi indaya ndi imfubyi, bintera no kuba indaya, ariko Yesu ntiyabyemeye. Yego. Hanyuma se reka twinjire muri ubwo buzima ubwo buraya, ngira ngo nicyo kinyarwanda. Tubwire ubwo uburyo wari ubayeho. Cyo tubona abantu benshi, abagabo benshi bari gutaka ngo babambuye, abandi ngo sinzi. Tubwire byagendaga gute? Warategaga ku muhanda cyangwa se wari ufite? Narategaga, ariko mbere yuko twinjira muri kadusomera ijambo, Imana yarambwiye ngo ndaguhamagaye, ariko ntago nguhamagariye kwicara, ahubwo nguhamagare kugira ngo ubwire abantu imbaraga zanjye n'imirimo nakoze. Irambwira ngo ikibabaje nuko abantu bakomeje gukora ibyaha. Irambwira ngo nzababibwire ibibi byose naboneye mu byaha, mbabwire n'ibyiza yabahaye kugira ngo ibahagakiza, ariko abantu barushaho kugatesha agaciro. Ubwo rero mbere yuko tugira icyo tuvuga, reka dusome amagambo aboneka mu gitabo cya Yeremiya, ni ibice 8 umurongo wa 20. Nimara kuyasoma ubundi mbabwire ukuntu Yesu yampamagaye
byarangiye. Imana mu ijuru tugirire neza. Yeremiya ni ibice 8 duhere ku murongo wa 20 no 22. Imana mu ijuru tugirire neza. Isarura rirarangiye, iki kirashize kandi tudakijijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye kwiheba kuramfashe. Mbese Galiyadi nta muti womora uhaba, kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize. Imana mu ijuru tugirire neza. Aya magambo y'Imana agere mu mitima y'abazatubona, izagira ikikora mu mitima yabo, kandi n'ubu buhamya buzagira bukora ku mutima, bimutere aho yarageze guhagararira aho ngaho. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire ngo nta kiza gihari, bantu b'Imana. Hanze nta kiza kiriyo, hanze hari umuborogo, hanze hari umubabaro. Narahabaye, ariko ikintu nshimira Imana, ndashima Imana ko amasengesho y'abera ajya agira imbaraga. Amasengesho y'abera agira imbaraga, kuko iyo ntagira amasengesho y'abera ntabwo nari kuvayo, kuko nategwaga n'abadayimoni kenshi, kuko Satani yaramaze kubona umugambi Imana imfiteho. Nge nababwiye ko ndi umukristo usengera muri ADPR hano ku cyicaro cya Muhoza, ari narwo Rurembo. Ni ukuvuga ngo mfitemo umuvandimwe wanjye urimba muri korari Ingabire. Uwo yajyaga asenga Imana, Imana ikamubwira ngo nubwo ubona ameze kuriya, nubwo ubona urumogi rwamwishe, nubwo ubona inzoga zamwishe, uriya azankorera. Ntajya byakira, ahubwo akumva hari ntabwo ari ijwi ry'Imana avuganye nabyo. Ariko ndagira ngo wowe wihebye wishidikanya, iyi Imana ivuze igira gute? Irasohoza. Nubwo umuntu yaba ari umusinzi, nubwo ubona yari umusambanyi, nubwo ubona hari bibi byinshi arimo, ariko Imana ibaravuze ngo izamuha agakiza. Uhagarare wizeye, wumve ko izamuha iki? Agakiza. Ubwo rero igihe cyarageze, Imana ikagivugana muri Mike imbwira iti izamuha agakiza. Noneho yamara gusenga, amaze gusenga, imaze kuvugana reka bwita isenga, kuko abademoni bagiye kumwica. Anari ntuye muri Teta Gosha, ahantu haba indaya, ahantu haba abasinza, ahantu banywera urumogi, ahantu habi hateye ubwoba. Yarangiza gusenga Imana akaba ati noneho kanjye kumureba byibuze ndebe ko hari icyahindutse. Yamugiye hagera agasanga nasinze n'urumogi rwanyishe, namubona ni chance Imana ntuyu munsi rwose ndagupangira ikigabo. Turashimira Imana hano, Imana ko yabagize abagabo, ndetse mukaba mufite n'izina ry'abagabo. Abo hanze bo basinze basambanye, bo ni ibiki? Ni ibigabo. Ubwo rero yagera ngo akavuga atari kuwiteka no wavuganye nanjye, ndagira nkubwire ngo wowe unteze amatwi cyangwa se uzambona, ni Imana wavuganye nayo. Nuko isaha y'Imana itaragera gute? Itaragera. Igihe cyarageze rero, ndigaragura mu myaka 10 nkora uburaya, ndizambaguza, mbu umusinzi, mbu umusambanyi, mbi gisambo, mbu umuntu uteye ubwoba. None igihe kigeze, ndi muri Texas nasinze, ijwi ry'Imana rirambwira ngo ugomba gukizwa. Ariko mbere yuko nkizwa hari ibintu byinshi nanyuzemo. Ndabyibuka umunsi umwe abantu Imana yahaye gakizi kabakura mu businzi. Mujye mushima Imana. Ikiteye Imana gahinda muri iyi minsi nuko abantu bananiwe gukizwa by'ukuri, nuko abantu bibagiwe Imana yabakuye, ariko yabakuye mu nyamaswa zihuma ahantu hateye ubwoba. Ndabyibuka nari umusinzi rimwe, nta kintu nari nkitaho, nari nararangiye, ariko ndashimira Yesu ko n'abantu bigaragara ko byarangiye. Imana ikibafiteho umugambi, nawe Imana igufiteho umugambi. Va mu byuri mikurokore, isarura rirangiye, iki kirashize. Abantu badakijijwe, abantu baje gukora ibyaha, ariko ndagira nkubwire ngo emerera Yesu ature mu buzima bwawe, kuko hanze nta kiza kiriyo. Nari nararangiye, nambaraga ubusa, nari tukuzaga, narikoze ibintu ntabwo nihaga agaciro. Ndabyibuka umunsi umwe umugabo yaje iwanjye, amaze kuzi iwanjye ndamukingurira yinjira mu nzu. Amaze kwinjira mu nzu, kuko nari igisambo giteye ubwoba, ariko ndashimira Imana ko Imana yamvungiye ahari ubusambo, ikabukuramo, ikashiramo umuyoboro w'umwuka wera. Imana yakoze ibikomeye. Ndabyibuka amaze kwinjira mu nzu, abararyamye, nari igisambo, narasambanaga nka nibi, ibyo byose ntabwo nabisigaga. Ageze mu nzu, nshaka uko mwiba ndabibura, maze gushaka uko mwiba mbibuze, sinzi ukuntu yakwema ipantaro bayirambitse. Amaze kuyirambika, nanjye ndamucunga, mbona ntabwo ndabona uko nyafata ku ngufu. Hari ibisambo nakoreshaga bikaza bikamfasha, bikamufata, tukamwiba ku ngufu, tukagabana. Icyo munsi nta byari bihari. Ndagira ngo mbabwire imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Naho yankuye, Yesu ni umwami. Haleluya, haleluya, uri umwami Yesu. Noneho nibwo umugabo yaryamye, mbuze uko mwiba, mfata ipantaro, hari mu masaha 8 z'ijoro, nari ntuye ahantu muri Teta Gosha, ahantu ku gasozi. Muri Tete na ahantu haba indaya kuva kera, na ahantu haba abasambo, nubwo buzima buhaba. Ndangije ya pantaro nasinze, ndayifata, ndirukanka, nawe yari yambaye ubusa, ageze ku gitanda, manuka ahantu bitaga mu Gatorwa. Maze kwirukanka, kubera ko ijambo ryarambwiye ngo umuntu w'inzoga akoshwa
agatotezwa nayo ngo nta bwenge agira. Nasanze ariko bimeze koko. Turashimira Yesu mwebwe abo yakuye ku nzoga yarakoze, mwisubira inyuma nta kiza kiriyo. Ndangije rero nibwo nirukanse, niruka nambaye ubusa uko nakayifashe, ngiye gufata agatenge ngo nambare, abarambonye hitaguruka, nirukanka nambaye ubusa butarika, ndamanuka hepfo mu Gatorwa, nawe n'ubusinzi no kugira igishikati baranyibye, umugabo ufite ikirere muremure, ufite ubwiza ariko udafite ubwenge. Haleluya. Turashimira Yesu watubatuye akaduha agakiza, yadukuye mu bibi bikomeye. Arangije nyirukanka nawe yambaye ubusa nta nikariso, nanjye nirukanka nta nikariso. Ageze hasi mbona namfata arantsindayo, nihisha ahantu munsi na. Ndashimira Yesu wangiriye impuhwe, kuko Satani we nta mpuhwe yaramfitiye. Nihisha umugaho munsi na, aranshaka arambura, warakomeza kujyagira ngo nagarutse. Ubwo nirukanse ndi gutabaza, ngarutse mu gihe ndi kugaruka we yarenze, nsanga abaturanyi bahuriye bagize gute, bahuriye bari hanze. Hakurya hari station yaradukongerezaga amatara ari kwaka, ubwo nari nambaye ubusa nabunuje. Ariko man uri umwami, warakoze Yesu, ndagushimye. Wowe wankuye kwambara ubusa, uyu munsi nkaba ndi kwambara igitenge, uyu munsi ukabuza izina ryanjye riri mu gitabo cy'ubugingo. Izina ryawe nirishimwe. Nawe ngiye kubona mbona yazengurutse, abaraje azari kwirukanka, abansanze aho ngaho, aravuga ati mpereza amafaranga yanjye n'umutima waruri. Ndashimira Yesu wahaye abagabo agakiza, ni ukuri hanze nta kiza kiriyo. Ubwo nawe yari yabunuje uko yavutse, nta kintu yari yambaye. Ndangije rero nibwo namubwiye nti usibye no kuvuga ibyo ngibyo, ubwo nahise nshwaraduka ku mubiri, sinzi ibintu nahuye nabyo biranshwa turabyibisenyenge byari biriyo hepfo mu Gatorwa. Ndababwira nipfuka amahugeze kubera ibintu wanteye, ahubwo ngiye kuguhana. Abantu baramushungera, abana batoya muri tata babake. Urakoze cyane, ngira ngo uratubwiye kandi turumvishije. Hanyuma ubu ngubu kugeza ubu aho wahuriye na Yesu, nyuma yaho ntabo mwigeze mukorana, navuga ngo bari bakuze muri iyo mirimo, ndavuga abo bagabo n'abandi, hari umwe mwarigeze guhura byibuze mukagira uko muganira? Tujya duhura, nshingiye bashingiye ukuntu bari banze imbere, kuntu nari umuntu uteye ubwoba, ndi umushizi w'isono muhe nawe mbese musatira mubwira ibyo numva nshaka. Tugahora akambwira ati mukozi w'Imana, Imana izagushigikire, cyanze ko nagiye ntanga ubuhamya mu matorero atandukanye, kuko Yesu akimara kumpagara mbwe ngo mwana wanjye, natanze ingabo nyinshi zipfa ku bwawe, ndagira ngo unkorere kandi unkore ubishyizeho umutima, kuko Satani ntabwo akwishimira. Satani ashaka kuzagusubiza iyo wavuye, ariko ndakwinginze senga Imana unkorere, nta kindi urebyeho nzakugirira neza. Ubwo rero twahura bakumva bareba ukuntu nakijijwe, bareba ukuntu ndi kuvuga Imana, bareba ukuntu mbese nahindutse. Ni benshi tujya kubera ko urabona hano ni mu karere ka Musanze, nahakoreye uburayi igihe kirekire, haba muri za Gisenyi nahakoreye igihe kirekire. Tujya duhura ni benshi bakamvugira bati uzadusengere natwe dukizwe. Hari nabo twagiye dusengera, Imana igakora imirimo, bakaza bagakizwa. Amubo mwakoranaga ako kazi kamwe, harimo abo waba umaje kwegera ukababwira inkuru nziza nk'uko umwami yaguhamagaye kandi akabiguha utoranyiriza? Yego, tujya tubasanga, njya mbasanga cyane, nkababwira iby'Imana yakoze cyane ko nababibona, nkabwira nta kiza cyo mu buraya, nkabibabwira. Bamwe bamaze guhinduka, abandi baraza kubera ubuzima, kuko Paulo hari ijambo yavuze, aravuze ngo ibyarindamu yanjye nabigize igihombo kugira ngo ngire gute ndonke Kristo. Wenda yagera nko mu itorero, yageramo yabona ubuzima buramukubise, wenda kuko Yesu ni ukuri, kukurikira Yesu ni ukwiyanga ukamara amaze. Ubwo rero bamwe bagakizwa, abandi babyabana bagasubira inyuma, ariko njye mbabwiriza cyane. Hanyuma tugaruke ku muryango wawe. Umuryango wawe watubwiye ko ari imfubyi, uri imfubyi, ariko ko biri kose ntabwo umuntu abura byibuze abantu bakeya. Abo muri umuna wawe byashobora ko hari abandi byibuze bakure umuryango wakore, ko wari warawujujubije bitewe nuko navuga ngo wari warabananiye. Kuko ntekereza ko iyo mico ntako by'ukuri ntago ari y'u Rwanda, ni bya bindi nyine Satani abashaka konona abantu kugira ngo abantu bitware nabi. Umuryango wabyakiriye ute? Nyine n'inshuti n'abavandimwe abo se babarwa nk'umuryango burya. Niyo mpamvu igikuru njya nshimira Yesu wampaye agakiza. Hari nabo nahuraga nabo
bambona babona ukuntu nasinze ntiyifuze ko duhura ngo nsuhuza ahubwo akagira gute akankwepa akavuga ati Ivona ndi kumubona bura kuva yasinze agiye kuntuka akankwepa kugira ngo ataza kunyegera nkaba namubwira nabi cyangwa mukubita niwe cyane ko nemeze nk'umuntu wacanganyukiwe abandi nabo cyo koza akarima baje bakansura bakambwira bati ibi bintu urimo si byiza gusa bamaze kumva inkuru ko nafashe intego yo gufata inzu nkimara guterwa inda y'uwo mwana w'umukobwa nahise mfata inzu ntangira uburaya ndakodesha ndakuka mbigikuke baravuga bati rwose tugwishijisha Ivona yabaye indaya barabyakira ariko ntago babyishimiye ariko bamaze kubona ko nkijijwe nabwo bashimye Imana inkuye muri zo nyamaswa zihuma ahantu hateye ubwoba bashimye Imana barabyishimira cyane. Barakoze cyane. Tugana ku musozo irihe jambo wabwira abo mwakuraga ako kazi kamwe cyangwa se n'abagabo mbega n'abantu muri rusange message wabahereza? Twasomye ijambo rivuga ngo isarura rashize kandi iki kirashize ikintu giteye agahinda kandi giteye n'Imana agahinda twebwe twahabaye twarahabonye na ahantu habi na ahantu hateye ubwoba kandi n'abagabo bariyo ntabwo banezerewe kuko ibyo waba uri gukora byose amafaranga yose waba ufite udafite Yesu nasanze ari igihombo. Umunsi umwe nenda hano ndi kubyinira Gisenyano bita kwa Nyanja ndangije kuko muri ubwo burana koraga natangaga muna za fineriga abagabo nkabiba basinze bamaze kuba nk'abapfu. Umugabo umwe ndabyibuka yazanye imodoka turutse Kigali ubona ko afite icyubahiro ariko ndagira nkubwire ngo uko waba umeze kose wubaha Imana ugihe Imana icyubahiro ndayije muhereza fineriga nshaka kumwiba noneho mbari minota narinzi kubara iminota cyane uri bifatirweho ugasinzira ndashimira Yesu wamaye kuvura imitima yayo kuko narinzi no kuvura nkamenya ibitotsi mbese imeze nk'umuganga nkamenya ngo niba ngo fineriga urasinzira ryari biragufata ryari cyane kusibye Yesu wandinze kugira ngo nzamukorere Satani we niwe wamukorera nta kiza ahemba ntacyo n'urupfu n'ubugingo. Ubwo rero ndaho ngaho nibwo nakoze iki nibwo wo mugabo namujyanye mu modoka za fineriga zimaze kumufata nibwo yasinzi yahennye mu modoka ubwo nanye nemaze gukuramo nyine ndi kumwereka ko hari ibyo tugiyemo nyine uri kubyumva ndangije ya myenda yose ndayifatanyishira ku ntoki yasinziye ndayije ndayitwara mu rugo n'amatelefone n'ibintu byose asigara yambaye ubusa hennye hehe mu modoka. Ikintu cyantangaje mu gitondo nagiye kumubona abantu bagiye igoma banyuze kuri garande bivuga ngo twahuye n'umwaka uyu munsi twabonye umugabo hennye mu modoka abantu bamushungera abapolisi bahageze bari gushaka ikibazo yahuye nacyo bamujyanye kwa muganga bavuga ngo umunsi ntitwaronse kubera icyo kintu nibuka kari nge wagize gute wabikoze. Ibutumwa rero naho abantu bazantega amatwi cyangwa n'abazambona bose nuko bakwizigira Yesu kuko iminsi turimo ni mibi umugabo ufite amafaranga ufite icyubahiro ariko udafite Yesu nasanze ari zero. Ubwo rero nibareke gutera Uwiteka gahinda bakizwe hanze nta kiza kiriyo Imana mwije tugirire neza arangije bamujyana kwa muganga bamuvura kubera inzoga n'ubusinzi niki n'ubusambanyi. Ubwo rero icyo ndi kubona cyo Yesu ari kuvuga yarambwiye ngo nimbwira abantu ngo ni Imana ifite imbaraga ni Imana ifite ubutwari ni Imana ifite ubushobozi yarambwiye ngo nakubabariye byinshi umuntu uzumva ibintu waciyemo nawe agaca bugufa kihana nanjye nzamubabarira kandi ndi Uwiteka ndakicaye ku ntebe y'imbabazi ariko irambwira ngo ikibabaje nuko abantu bo hanze bari gukora ibyaha n'abamenye Imana nabo bagakora ibyaha ariko irabahakanira ngo isarura rigize gute rirashize. Ndabinginze rero umuntu wese uzambona kuko Yesu yambabarira kandi akambabarira byinshi uzace bugufi ubwira Imana ngo ubwo isarura rishize kandi ukabuje guhemba no guhana muri iki gihe ngewe nciye bugufi Imana yo mu ijuru imbabarira Imana izakubabarira kuko ni umubyeyi. Ubwo rero icyo mbifurije nukuba mu nkuge bakaba mu gakiza bagakorera Imana nk'abazapfejo kuko ntawe uzi umunsi n'igihe Imana yo mu ijuru tugirire neza. Murakoze nshuti bakunze Impambanyayo TV amahoro y'Imana akomeze abane nawe kandi wakoze kudukurikira reka tubibutse yuko iki ni igice cya mbere tuzakomeza n'icya kabiri ndetse n'icya gatatu. Imana ibahereze umugisha wakoze cyane kuduhereza ikaze. Amen. Turagushimiye. Urakoze nawe. Guhereza umugisha kandi Imana ikomeze kugukomeza muri byose. Hanyuma rero wasoza usenga Imana mu ncamake. Murakoze. Mana turagushimye uri Imana y'amahoro warakoze kuduha agakiza twebwe bari bapfuye tuzize ibyaha byacu warakoze kudukura mu vata ubwo twigaraguraga warakoze kudukura mu businzi warakoze kudukura mu busambanyi warakoze kudukura ku rumogi warakoze Yesu ijambo ryarambwiye ngo amahoro utanga ntabwo agira akagero ngushimiye amahoro wampaye ndasenze ngo nundi wese ubuza amahoro uyamuhe abadafite agakiza ukabahe kuko ugatanga mu izina rya Yesu ubagirire
tugirire neza. Abatuye isi bose bakeneye kukumenya, kuko isarura yashize, iki kirashize, ariko ufite umubabaro ko abantu barushaho gusubira inyuma. Ndasenze ngo umuntu wese uzanyumva uzamuhe guhemburwa nawe, kandi uzaca bugufi akagusaba imbabazi, uzamubabarire kuko wambabariye. Urakoze kuko ubyumvise, urakoze ko wabanye natwe, urakoze ko watugiriye neza. Izina ryawe nirishimwe, niko mbigusabye mu izina rya Yesu, amen.